Shabe akubita Shadibu n'undi mukobwa Kate Bashabe yakubise Shadibu ntabyo ngo kubaramufunga kera kangutere story Kate Bashabe kurwana nyakurwana cyangwa tega by'amagambo amatwi Luna Rwanda abantu bose bari gushaka imbaraga y'abakubitiye bwerere tega amatwi du my cousin urukumva uwo my cousin ndi kubwira she's beautiful urukumva yari inshuti ya Shadibu nyine yari umuntu bari n'abashadibu tutu noneho si ntuza aba inshuti yabo nani nyine bacinga naho na Kate Bashabe Kate Bashabe niba baramuri mu sinzi bamukorera ibinyanga Kate Bashabe arasara barashwanaga bibi Kate gisa nk'igishegabo umva ikintu Kate Bashabe yabakoreye Kate Bashabe araboshya ahamagara umukozi aramwirukana ahamagara Shadibu ukumva no yahamagaye my cousin sinzi wala aramuhamagara aramuhamagara yahamagaye Shadibu aragenda amugezi we sinzi ukuntu yamuri manganyisha aramwoshya amutera igipindi urukumva Shadibu urabona ukuntu ni igitama cy'Imana bura Shadibu nta bintu byinshi nta bintu by'amatiku Shadibu kizi kwiriza gusa baba baragihamagaye Kate Bashabe aragenda avuga ati ngiye ngwino ufate duhurire ku muhanda tugende bro kurwana fata imisatsi noneho Kate Bashabe aramubwira ati umukozi nta kibazo sinzi ibintu yamuri manganyije abantu bagendanaga sinzi ibintu yamubeshye aravuga ati nyuraho ugafate umukozi akaguhi amubwira ko badahari hanyura ugafate Shadibu baraza ageze ku muryango Kate Bashabe n'uwo wabaye umusekirite wiwe yahise aramasa Shadibu aramuyora amwinjiza mu gipangu amwinjiza mu nzu yamukubise ingumi mu nda amara nk'iminota 30 oya ese uravuga iki yakubise Shadibu mu rwego noneho ahita arangije amufata amatekwa amubwira ati fata telefone yawe ngweke hamagara mugenzi wawe ati mubwire ko byarangiye bimeze neza mubwira aza hano ko ari deal wihute arangije Shadibu aramuhamagara yisekesheje undi nawe ahita yatsa imodoka aragenda cya Shadibu mbese bagishize kuri gun point y'ingumi ese ni gutazi kuri ibinyamakuru Kate Bashabe yamufatiyeho ingumi bimwe bavuga ngo bamufatiyeho imbunda yamufatiyeho Shadibu bafashe telefone ahamagara ki mugenzi we mugenzi we yageze ku muryango komanda ahita muramasa nawe oya reka yarabakubise inzu yuzura amaraso yagukubitiye abakobwa va kuriya yarabakubise urukumva arabakubita yarafunzwe ntabyo wamenye yago iboni bya cyari nibyo muri demise yarabakubise Kate Bashabe arafungwa kunoza yarabaziritse bro yarabaziritse bamufungira igikondo semana mubaye nari n'ubwa mbere mbyumvisha dumba ngo tufaka ngo sharing article imwerereza yarabakubise bavamo yabagize ntaweguka barabafunga cya Shadibu kiryoshe gukubita no story ukuntu yarangiye rero Kate Bashabe bafunguwe kwa kundi uzi ko nyine mu Rwanda urabona mu Rwanda bifite ukuntu nyine ibwira abantu kwiyunga especially nk'ibi byo kurwana babahereza chance imbere ko ajya mu nkiko bakahereza chance yo kwiyunga tu byakwanga baraganira bakagutwara uzi ikintu Kate Bashabe yakoze yahise agabira Shadibu akabwana kimbwa urabeshya oya yaramushimiye mu akabwana kimbwa yaramushimiye mu akabwana urumva ariko nanjye njya ngitinya mamuna Kate Bashabe arakubita va kuri biriya ukuri yari yajwi rimeze urumva agukubita amawashigeri buriya ngomeye ryane uriko harigenda ndeba coach gari ari kwigishwa buriya coach gari Kate Bashabe yamushota
Koci ko none se ubuvanze gute ko Kigali na Kate Bashabe niwe bakungitse ngoke yari kare n'abavandimwe ntabyo uzi abavandimwe gute ni abavandimwe bro nyina I think nyina babaye mama we baravukana ya niba ntibeshye niba mama we atavukana nawe papa avukana nawe n'abavandimwe abari i Kigali inde Kate Bashabe ari i Kigali na ko Kigali ari i Kigali no Kate ko Kigali ari muri Amerika ko Kigali ari muri Amerika buri ya nagize ngo Kate Bashabe ngo Kigali ababyara barabyarana Kate ko Kigali ari muri Amerika ubu ngubu yagiye muri Amerika urumva Kate Bashabe man Kate Bashabe ko ari umuhasura Kate Bashabe ajya kugura tubwana twimbwa tuzungu twa kizungura tubona twutupapi papi uratubona tubwana ku mafoto ye abaslay queen abashaka kumwigana we nk'umwana wajyaga mu Bwongereza azungura isi yose yarazi standard ya tuko tubaho waratubona ukuntu twaga tumeze neza mu rupangu ya furi yakoraga nuza abakobwa b'i Kigali n'amaslay queen ivuye gusambana na Nigeria ubonye udufaranga hehe nawe akajya kukagura urakubona umuntu nka MC Liliose ngo agiye kugura akabwa abakobwa b'i Kigali bagura tubwana ubundi batugaburira ibijumba bro ukabona akabwa karimo karahitwa wallahi ukabona ko uzi dufite ubwoya bw'umweru twa Kate Bashabe tumeze mama baragiye bafata twana dupapi bakaduha ibijumba mu gitondo tukadusa umukara twarwaye bwa kino bro ayuzubira muri uriya mujyi nereka nako ka Shadibu kahise gapfa urumva yaragatwaye no se kugaburira Shadibu ni umusilamu rega abasilamu ntago bashobora gutunga imbwa tinde reka nanjye yarananiye dore abakobwa bari kwarwa ngo nibyo byabaye intambara tukora n'ubuvugizi bw'imbwa tutabaza abantuza abadogiteri b'imbwa mu Rwanda mutabara imbwa ziri gushira baba bari kuzi no se turadupapira tuno dupapuro tubura twa tugurira ibyo kurya mu mantuza ngabaze kugikubita ikijumba cyaraye karakabwa urumva atari nene ariko Kigali hari ahantu bagurishiriza imbwa kugira ngo nzagende ngure y'imbwa nose ntuzi ko nyakwigendera arizo ariko kazi ntuzi ko byari muri part of his work yarafite imbwa acuruza uwe DJ Mila DJ Mila rata we Kigali noneho reka Kigali ateye imbere Kigali hari n'amavuriro y'imbwa hari umuhungu hari imbwa yanjye mfite yitwa Microgene i Kigali yes yitwa Microgene i Kigali niyo mfite ariko ndashaka kongeraho iyindi yes Microgene ntabwo yize Microgene roka kunze kuba iyo nta hari roka bari kumwe nayo abo roka kunze gutembera nayo bwanjye yitwa Microgene nende se Keza no iyi foto ya Miss Keza kutari kugaragara kandi babona zihenda Miss Kate okay ni Kate ndikureba Miss Kate Bashabe wari ufungiwe igikondo yaciye amarenga ko yarekuwe bro yarabakubise hariya urukumva polisi irahurura yarabakubise kugeza n'abaturage bavuze ati hara ntabwo ari shasha hano hari ngo bari bagize ngo bakwiyecinze fake account yo kumusebya ubeta ariko uzi ibintu bakoze ibi bya social media ariko urakina nabyo ngo bakoze fake account yo kumusebya nuko ngo bakoraga bira bya stage cya Instagram sinzi mpamvu kiragenda uko ari wibereye mu bintu byawe kirage cya Instagram ariko baramubaze bro uko muri fake account baramubaze dumba ntukureba ko ibintu sine kubwejo bundi hari abantu ushobora kubaga kuri ntuza ushobora kuri social media urimo kumva just one word man bikarangira ubuzima bwagahita buhagarika akavuga ati nta kindi gisigaye uretse kumukozaho intoki zanjye gusa ariko baramubaze mfite ama screenshot ari muri ntuza yanjye ari kuri external ama screenshot y'ibyo biboro byose ukuntu bamubagaga none mu kumubaga bazanagamo ukuri
nibwo tumenya amakuru Kate Bashabe yabyaye. Kate Bashabe yarabyaye burya abageni tubaye icyo kiganiro ndaza kukireba niba bikiri byari birebire, hazamo umugabo wamwubakiye iriya nzu, batuzanira amafoto yawe, batuzanira ibintu yawe yakodeshaga, yamukodesherezaga. Umugabo basanze ari uwa hehe? Ni umugabo w'i Kigali, ntabwo muzi, gusa ubwo singiye kwivanga mu bya politike. Ni umupolitike se? Oya, ntabwo ari umunyapolitike, ndi kukubwira gusa ngiye kwivanga mu bya politike bitandeba, ntantu bihuriye, ni vie privée, it's not necessary. Naba ngiye kuba nk'abari abakobwa. Wa Mutesi Jolly mwana mucyo kumbuye wa Kate Bashabe muramuretse. Ariko ntabwo uwe arazwi, ariko ibintu yamukoreye nibwo bucuye ejo bundi. Ariko Mutesi Jolly wawe ngo yatandukanye n'umugabo we. Waramutse. Ariko reka mbabazi, uriya mwana w'umukobwa ko ari uko yagowe, hari umuntu n'umwe yigeze officially tuzi ahavuga ko ari muri relationship? Umva gishukuri akangubwire gufata baca umugani mu Kinyarwanda, igihuru kizabamo igihunyira ukiriba bukiri kare. Ni ukuvuga ko niba umugabo niba afollowing Mutesi Jolly wenyine n'imbunda ze, ibyo biba bimenyesha iki? Noneho akazajya yandika ubu comment akamwandikira ngo hey my life mwam coming, ngo sinzi ngo inlo, ngo sinzi iki n'iki. Ndaje kukubwira yarangiza Mutesi Jolly bakamugurira imodoka imeze iriya modoka ngewe nayigurira, ariko sesha Dumba reka nkubwira ikintu kimwe, urukumva? Ikibazo iyo mvuze mvuga ko mvugira Mutesi Jolly, urukumva? Ariko urabizi igiye ko ntajya ngira amaranga mutima. Bro, uriya numwa bro, the girl, buriya hari version yindi ya Mutesi Jolly mutazi. N'umugabo azagashiraho kamera abakobwa bazikuyeho asa nabi. Oya nta. Urimo kunyumva Dumba? Bro, Mutesi Jolly ni umukozi ku rwego mwe mudatekereza. Bro, ese akora iki? aho ngaho nicyo kibazo mujya mwibaza. Nose Dumba kankubaza. Ko uko abantu birengagiza ibintu. Nabwo wenda kiruha ba Brenda bazajya babibaza ibyo ngibyo. Oya icyo akora reka nze nkubaza ikintu kimwe Dumba. Ibyo ntabwo God, ibyo sinzi ntabwo mbibashije ibyo. Ntabwo no hari ikintu mwibaza. Ibyo ni mu byinshi. Reka nkubaza ikintu. Kishkishkishkishki nta kintu mbajije. Reka nushaka kukibaza akora iki? Iki nicyo kibazo tugira. Dumba kankubaza ikintu kimwe. Iyo uvuze ngo umuntu akora iki, siko bimeze? Niba umuntu ashobora kugenda ninda manuka katsindwa n'Imana, hano ntimujye muri indiscipline. Umuntu avuga batamusamira, avuze iki ngo tumwibwirire? Akari wari urimo uramubwira nazamuke ndamubwira, ariko nareke kumvugiramo, nibyo ntakunda. Ariko nanjye nanga bamvugiramo, ntabwo nkunda umuntu uvugiramo. Zamura munyana zamuka, ariko ntongere kumvugiramo. Dumba kantine wanjye. Reka nkubwire ikintu kimwe, iyo umwana w'umukobwa tuvugisha ukuri, ndabara fact ebyiri zonyine, kambaye fact ebyiri zonyine. Niba Mutesi Jolly ashobora kugenda, turi kumwe, bijiyo bya mute your fucking nonsense Mike. Uwo ninde? Bijiyo bishya. Urimo kumva niba Mutesi Jolly ashobora, mu bakobwa bose baba Miss babayeho, siko bimeze? Umwana w'umukobwa ari we ushobora mwirushanwa yanyuzemo akarebera umujaje, we Ingabire funga Mike yawe. Irushanwa yabayemo akarebera umujaje, haribera umujaje gusa, ahubwo akaba umwana w'umukobwa, akaba umujaje ufite igitinyiro kurusha abandi bajaje bose. Tubyumvikane? Igitinyiro se ni ibiki God? Uretse gato tugende gato, sibyo? Bitewe na capacity ye, urimo kunyumva, n'uburyo performing, urimo kunyumva, that she acted differently. Sinzi kubyumva. Ibyo akabireka. Ako kaboro gumunyumvisha ibiboro ngambwira. Manza wumva untega amatwi. Akagenda akajya muri Tanzania, urukunyumva? Irushanwa rya Miss East Africa ryari rimaze imyaka 9 ryarahagaze. Akarizura. Agashaka amafaranga maze watsinze baramuhembye. Uvuze ubusa. Mutinga ntabwo agiye muri Miss. Imodoka ni bayimuhejeje. Ndakubaza ceceka we ntabwo bya Miss ubizi. Ntiwagiye muri Miss Rwanda wowe ukava muri section ya mbere. Uramenye. Ceceka. Ntiwagiye muri Miss Rwanda bakakuvana mu ntara Ikibungo. Tugende. Sinaraye amajoro ndi kukwamamaza ndi kugira ngo utsinde bikanga. Bakasanga uri mu Brenda ni mwiza sha. Asaza ari kagufi bakavanamo.
sinamwamamaza amajoro naraye amajoro wandaje singuye skipa Brenda bamukuyemo bamutumuyemo Skipper. naravuze ngo kuki batanamukuremo i Kigali ubwo Godfather urabona ngomba kujya mu ntara niho haba hari amahirwe utaboneye aho uvuka ugiye kuyavana mu ntara ikibungo baroga ageze bamutumuramo nibyo nari nkikubwira turebe mu bakobwa ukumva Jolly aragiye afata irushanwa rya Miss East Africa ukumva bro araperforminze akora ibyo yakoze ariyaranje no kuvuga ngo ntabwo imodoka yatashye ariko ariyarangije mu bihugu 18 byo muri East Africa za Ethiopia, Egypt n'ibindi bihugu byose za Somalia. Umutipe muri Tanzania umwana w'umukobwa ariyaranje kamba ritaha mu Rwanda arihereza Shanita kugeza n'uyu munsi Shanita niwe Miss East Africa apari ibihugu 4 ibihugu 18 za Ethiopia. Ubu ngubu Miss East Africa ni umunyarwandakazi ariko byavuyeho no ntago byavuyeho cyahari. Umugabo bita Renal ni umusikama yambuye abantu benshi muri Tanzania ariyo mpamvu byari byanahagaze mbere. So Mutesi Jolly yashoyemo amafaranga yose arahomba uriya mugabo yari muri manganya. Mutesi Jolly asigara arwana nuko iryo uriya mugabo license afite urukumva yayamburwa ariko basanga Tanzania ntabwo bashobora kuyihereza umuntu utari umutanzania. So Mutesi Jolly agomba gushaka umuntu ugomba gushaka undi mutanzania yizeye kugira ngo bakomezanye. I think ntekereza aho mperuka gukurura amakuru y'ibi bintu nuko bagombaga kongera kuri performance bagatangira gukora. So tuve kuri uwo muntu akajya muri Tanzania agakora ibintu nk'ibyo mwaramubonye amavideo arahari. Umwana w'umukobwa aragenda ebana araperforminga arwana intambara ikamba ritaha i Rwanda. Ibyo tubisimbuke. Tubona Mutesi Jolly turi kumwe sinzi inzira yanyuzemo turi kumwe tumubona bro ari kumwe n'uyu mugabo muri uyu muopoza wo muri Kenya wapfuye ejo bundi. Dumba wemeye ko bakuragira none ko God yagiye kumpa gift mu kanya urukunyumva Dumba niko wowe urakaragirirwa amageragero gakubitwa n'inkuba backup ururi rwaruna ni cyaruna do reka nicyo urukumva umukobwa tumubona hariya bro sinzi uko turi kubyumvikana. Tubona Mutesi Jolly muri ntuza muri London kuri university imaze imyaka 1000 turi kumwe hari nuko abantu birengagiza Mutesi Jolly bamuhereje yagomba kuvuga kuri beauty of African ubwiza bw'abana b'abakobwa b'abanyafrika. Aravuga ati ibingibi nibyo turabufite ubwo bwiza ariko ntabwo ngomba gukoresha ibi mu mpaye Oxford sinzi uko byumva university imaze imyaka 1000. Umwana w'umukobwa abirambika hasi aravuga ati niyo mahirwe mbonye yo performinga. Uziko hari abana biga muri Oxford b'abanyarwandakazi ndabizi ariko kuba biga muri ikintu kimwe hari nabiga Harvard muri Amerika ariko ndashaka kugira Mutesi Jolly yapostinze invitation ya Oxford abana b'abanyarwanda twebwe twize muri za McGill turamureba turamuseka. Manza wumve turimo turiga yo urimo urapostinga invitation hari ikintu twumva kwiga y'imikino no reka nkubwire ikintu kimwe no there is uwo mwana wiga amashuri no kutabona amahirwe yo guperforminga tumubona hari imbere y'abantu nka Raila Odinga. Manza ugenda urebe mu banyarwanda uretse kazi bafite PhD zo muri Oxford uretse gato muri abo bose uretse umugabo wabaye za Harvard. Manza wumve muri iriya university umunyarwanda wagize amahirwe yo gukora bira Mutesi Jolly yakoze ni Donald Kaberuka. Ni Kaberuka uyu mugabo wari wakoraga muri banki y'isi w'umuhanga branch yo muri New York. Mutesi Jolly yabaye umuntu wa kabiri bro nuko tukabyambura agacuro shata faka buretse gato ngiye kurangiza ndumva birababaza ko tujya tureba negativite z'umuntu gusa ntiturebe positive ye ariko nujya kwitegereza mu izina ry'Imana iriya invitation urukunyumva uretse uriya mugabo Donald Kaberuka ni umugabo ufite profile apana muri Afrika apana mu Rwanda gusa muri Afrika especially no kwisi n'umugabo w'umuhanga cyane wakoze muri banki y'isi niba ntibeshye bro. Umwana w'umukobwa akagenda hariya agaperforminga kuriya urimo kunyumva hanyuma nibyo kuva kuri ibyo bya beauty bumvaga ko bamunaga muri iyo image umwana arabireka avuga urugendo urukumva urugendo rw'u Rwanda kuva mu myaka 30 ishize naho u Rwanda rugeze uyu munsi abikuza n'umwana w'umukobwa aravuga ati murebe ku buzima amani aragenda yara performinze ambassadeur arumirwa turi kumwe. Here's the thing
ngaho nawe ugenda ukora research iyo umuntu atumiwe hariya n'amafaranga ngaha ahabwa ndatekereza niba ntibeshye uriya mwana yatangiye $80 by'amadolari reka Godfather nukuri kw'Imana Godfather igihe Jolly agenda uretse se igihe Jolly ajya muri UK ntabwo yagiye wenyine yajyanye n'abanyeshuri bo muri Aru nka 900 urumva ko rero wenyine wo postinze ntabwo bivuze ko ari we muntu uri special bacuzinze uretse gato wowe wavuze ko uzarongorwa n'umwana wa president ngo ubusiga ko n'umwana wa president w'umumotari wa ntuza wa Riziyeri cicika ako se wagiye ureka abantu bakavuga oya reka bavuga mvuge igisuyu nguyu utararenga kagira wagiye baravuga ureka abantu bakavuga reka wowe uri kuvuga ibintu kubera ko ari we wenyine wabonye Dumba kamwe Dumba urabizi ntabwo njye ry'indimi nta nubwo ngiye sindi muri gatanyo niba ndi kukubwira ibintu ni ibintu bifite fact uri gatinyo ya Jolly kabisa ndikubyumvikaneho naza nkugeza kure bra ntabwo nshobora uzabaze kandi urabizi inyo ya Jolly yo uyihoramo reka nguyu skipa hano nganze nkubwire urukumva mbere yo kuza muri ibi bintu nabanje kureba niba nihagije mu mirire sanga ndihagije mbona aho ntereka agatafari kanjye ntakodesha ubu sura burungi sura burungi urukunyumva so ibyo ngibyo nabanje kwikwiza urukumva manza afata igifu cyanjye ndagihaza urukumva ngiye sinkenera nishyura ku buryo najya kuri gatinyo y'umuntu unyumve neza cyane Jolly ngiye navuyeho ikipe yawe na Jolly nyivaho nsanga muri cute ndabikundira we na Jolly ntabwo ari uko reka nze nkubwire ikintu kimwe njyewe ndi mu bantu hano urimo kunyumva njyewe ndi mu bantu babaze Jolly kugeza n'aho abayobozi banyibeshye bakavuga ngo uyu mwana ni ikigarasha kuba batabona isura yanjye uko ni ukuri nice couple ngira ngo Jolly niwe wamunanije abagabo tega amatwi nagezaho nitwa ikigarasha bakavuga ati uyu muntu ni interahamwe yibasira ifite gahunda yo kwibasira abana b'u Rwanda sinzi kubyumva kuko nta miyaga nashyiragamo urukumva erega bakimugani mu cyongereza ngo a bad beginning makes a good ending so that's a good ending rero kaza yikubwira turi kumwe there is no good ending njyewe nabonye gold heart mbona Mutesi ibyo rimwe mutazi turi kumwe apana uyu nguyu udashaka ko ari umuntu uza kumurinyaho kuko kandi which is good yaba abakobwa bose baraga Mutesi Jolly nani Dumba umuntu ntaze ngo amufateho ijambo amugaraguza hagati amugireho ijambo kuva ku wa mbere bamufate bamurimbura ahagaze genda urebe ikiganiro nakoranye na nani na Miss Doriane Kundwa Doriane Kundwa Mutesi Jolly na Murangira turi kuvuga ku ingaruka zigera ku bantu bibasirwa na social media sinuri kubyumva ndakumva abana bari barashize bro media n'itangazamakuru ryaragiye ribambura ubuzima rirabarimbura ariyo mpamvu ushobora ubona umuntu nka beautiful nk'umuntu nka Doriane Kundwa udashobora kumubona kuri media yagiye akadisapira akagenda urimo kumva agiye gushaka umugabo nuko yabuze so icyo nkubwira ni iki ntabwo kwinjirayo so icyo nkubwira ni iki ngiki rero uriya n'umwana w'umukobwa bro she's the hustler more than you think inde uyu mukobwa nani Jolly ni izina ry'Imana Mutesi Jolly ashobora kurya ataryama amasaha arenze 4 Dumba ko iki Mutesi Jolly nibarize Dumba ikibazo oya skip aburetse maze mvugiye Crazy Mutesi Jolly yakoresheje ikibuno reka nkubwire ahangaha ni nk'ukuntu wambaza ngo kubera iki Godfather urasiramuye cyangwa ntabwo usiramuye reka nkubaze Dumba kankubaze okay no reka dukompare ikibuno no gusiramu no you cannot ask me that question ubu nakubaza ngo kubera ko usiramuye bro nacyo kizaba kiri mu gatuza abakobwa mugende mw'isiramuze Nigeria gahunda ndabaza Dumba aya masaha naza nkakubaza ngo kubera ko wapfumuye amatwi so reka nkubaze ikintu kimwe ubu koko tugere aho umuntu yibaza uburyo umuntu urimo kunyumva ni ukubera iki Dumba nk'abantu exactly nk'abantu utembera you go to different countries sibyo you came here ukatubwira ati Godfather awe ubwire gusobanurira impamvu Mutesi Jolly yagize ikibuno manza wumve ukaza hano ukavuga ati okay I'm the one muri aba ba blogger bari hano muri iki gihugu wize neza ndanye niga amashuri menshi kubarusha mwese kujye tubwira njyewe of course
then you cannot ask that question. ababloga Y'uburyo, listen to me, niba uza ahantu isi igeze urimo kunyumva, ntabwo wakabaye questioning niba byarabaye, which I'm not sure even ko byanabaye ibyo uri kuvuga, niba yarakoze surgery y'umubiri we, ariko niyo yaba yarawukoze, sibyo? Ntabwo ari uko yari afite ubusembwa. If you choose kubikora, ntabwo bikora n'importe qui, ni nko gushyira brace mugashyira nani appareil mu menyo, ni ibintu azira nk'umuntu afite ubwo bushobozi bwo kubikora, akumva hari ukurya yakubikora, ni ibintu biraha bihari, biri officially byiza, bidafite icyo bitwaye niba byarabaye. Kubera iki kugeza aya masaha muri community yacu turi kumwe, ibyo bishobora kuba ikibazo. njyewe Kubera ko umuntu yisukisha, ninukize muri big screen ndagaskimba ni wa wundi ugiye wa mukobwa aragiye harya yari Ndumva waretse nkakubaza ikibazo. embaza skipper. Wamusobanurira impamvu abana mwiganye babaga ba mbere b'abahanga ushobora kusanga harimo umwe w'umumotari ubu ngubu? Iyo mpamvu wayisobanurira. Impamvu ubwo icyo kibazo kikaba giturutse ku ki? Nyine ndashaka kugira ngo tuze guhuza gusocializinga no kunetworkinga yuko nta hantu bihuriye no kuba uri umuhanga. Then ndahita nkubwira impamvu mbivuze ibyo ngibyo. Ntabwo, I'm not still understanding. Icyo kibazo cyawe kimbagije giturutse ku Urabyemera yuko hari abahanga mwiganye babaga ba mbere mu ishuri ariko ubu ngubu bashobora kuba baragiye mu tuzi duciriritse? Yego ndabyemera, ariko ndashaka kuhuza ikibazo cyawe na conversation twari turi. Okay, rero ndagira nkwereke yuko bumwe mu bwenge Mutesi afite tumubonaho twicecekeye nta n'ubu bitubwiye, nuko dusanga ari umuntu w'umuhanga mu kunetworkinga kurenza ibindi bintu byose bibaho. Kandi kuri iyi si utazi kunetworkinga, utazi kubana n'abakire, ntago waba umukire. Ikindi kintu ugomba kumenya cyo nuko nta muntu n'umwe wakize atagize undi muntu afata ku rutugu ngo amuzamukireho. So ibyo mwebwe mwita ngo ashobora kuba abonana n'abagabo b'abandi n'iki, hari ibintu twebwe tubona mu bijyanye mu byo nakita nko imibanire y'abantu. Umuntu w'umuhanga mu mibanire y'abantu agaragaza yuko, bamwe mu bahanga bandika n'ibitabo bagaragaza yuko ushobora kuba ufite ubwenge butari na bwinshi cyane rwose, bukeya buri aho ngaho, ariko iyo uzi kubana n'abantu neza, noneho hakiyongeraho n'akantu k'ubwiza kuri mwiza, bishobora, ibyo bita beauty privilege, urumva, bishobora kugufata bikagutereka ahantu utatekerezaga ko waba uri. Ariko reka turebe iyo bihaguteretse igihe uhamara. So ni abantu bangahe banyuze muri Miss Rwanda babonye ayo mahirwe, bari aho Mutesi Jolly ari, then mbere yuko tujajinga bambarira. Probably that ntabwo buri muntu afite inzira nk'izo ngizo barimo barakora, ahubwo Mutesi Jolly we mba numva nk'umuntu yabaye Miss Rwanda ntabwo wabagisha ikibuno wallahi, ntabwo numva ahantu. Nose Dumba, wemera yuko wowe ubwawe iyo ugiye muri gym ubikora kubera ko wowe wumva ubikunze, atari ukubera ko ushaka kuimpressiona society? Mbwira yes or no. Urimo uravanga ufite like icyo ushaka kumfatiramo ni uguhuza, urumva, lifestyle y'abagabo n'iy'abagore. Oya, nta hantu bihuriye. Ndi kureba njyewe umuntu akora ikintu kubera gikunze. Reka njyewe abagabo benshi bashobora gukora gym ikorwa for different reasons, ariko okay, I want to be fit, cyangwa se ndimo ndasa nabi, reka nongere mbere neza, hari akazi runaka kansaba kuba nagira gym, ariko even looking good, cyangwa ndashaka no gusa neza, nyine n'impressing ibyana tu, urumva. Ariko ku bakobwa kenshi iyo umukobwa agiye akibagisha yaba amabere yaba ikibuno, ntabwo nuko batashobora kuza hano ngo batubwire ukuri
uretse ko bajya banabivuga ko njyewe mvugana nabo mu bikari, ushobora kuba udafite opportunity yo kuvugana nabo mu bikari, ariko hari abakobwa benshi babagishije ibintu mu ahangaha benshi njye nshobora kuganira n'abakanga ati Domba twese turabizi gahunda nizi, urumva gahunda